Ikaze nanone ku rubuga rwacu Rising Engineer 2020. Turabashimiye mwese abakomeje kubana natwe kuri uru rubuga kuko biradutera imbaraga cyane. Dushoje rero umwaka wa 2021 twinjiye muri 2022, tukaba tubahaye ikaze mwege mwese muja kudukurikirana kuri Rising Engineer 2020. Nkuko twabibasezeranyije rero muri video yacu iheruka isoza umwaka, uyu munsi ni umunsi ngo tuganire kuri gahunda nyinshi nziza tubafitiye muri uyu mwaka wa 2022. Hari byinshi dushaka kuzakorana namwe. Biye byose umwaka ushize ntabwo watworoheye. Covid yagiye ibibazo ku bantu benshi, gahunda nyinshi zagiye zigora abantu, ariko kandi dukomeze twitware neza, dukurikize amabwiriza tugirwa n'inzego zishinzwe ubuzima. Ushobora kubaza ruti ni zihe gahunda dufite muri uyu mwaka wa 2021? Gahunda ni nyinshi cyane. Zimwe muri zo z'ingenzi twabateguriye, dufite imishinga igera kuri 3 twifuza kuzakorana namwe muri uyu mwaka wa 2022. Tukaba tunasaba ko mwabuduteramo inkunga. Umushinga wa mbere turashaka kuzajya tuganira ku bijyanye n'ubwubatsi, tukareba intambwe ku yindi umuntu yatera, inzira yanyura igihe afite umushinga w'ubwubatsi ushaka kubaka inzu, yaba inzu yo guturamo cyangwa yo gucururizamo. Tuzareba nize ntambwe abantu banyuramo duhere gutekereza umushinga, turebe igitekerezo ubwacyo, tukareba gukoresha inyigo bigenda bite, nibihe wagomba kwitaho mu gihe urimo gushaka ikibanza, nibihe wagomba kwitaho mu gihe urimo gukoresha inyigo cyangwa se plan, icyo tuzi nka plan y'inzu, cyangwa se igihe turimo kureba kubara ibizagenda kuri iyi nzu. Naho tuzareberamo cyane cyane uko abantu bateganya no gutegura iby'ibikoresho. Tuzareba kandi iby'ingenzi bigenda mu gusaba ibyangombwa cyangwa se uruhushya rwo kubaka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turebe ngo ugiye kubaka mu mujyi n'uyu usabwa ibi n'ibi, ugiye kubaka mu ntara usabwa ibi n'ibi, ugiye kubaka se mu cyaro ku mudugudu usabwa ibi n'ibi. Ikindi tuzareba ni umunono tugiye kubaka, tuzajyana twita cyane cyane ku bimwe bikoreshwa muri tekinike z'ubwubatsi zigiye zihari, tugiye n'abantu inama, tureba n'ibitekerezo abantu bagenda baduha mu bwubatsi. Tuzareba kandi naho igihe inzu yuzuye kugira ngo uyitahe bigenda bite, ni ibiki ugomba kwitaho by'ingenzi. Hanyuma uwo ni umushinga tuzakora ku bwubatsi. Tukaba tuzajya dutanga video buri cyumweru, byibura ku wa mbere tuzajya dushyiraho video imwe ijyana n'uyu mushinga wa mbere, ni projet ya mbere. Indi projet ya kabiri tubafite muri mwaka wa 2022 ni projet yo gushaka abatumirwa. Dushaka abatumirwa bafite ubumenyi, bafite ubuzobere, bafite ubunararibonye mu by'ubwubatsi, mu bumenyi, mu ikoranabuhanga, mu bidukikije, bakaza bakatuganiriza, bakadusangiza ubumenyi bafite. Tunasaba abantu rwose bafite ubumenyi bwihariye yuko bazajya nabo badufasha, bakatugirira ikigongwe, bakaza tukaganira kugira ngo dufashe n'abandi kubaha ubumenyi. Ari usanga umuntu afite ibintu byinshi yibitseho kandi abandi bantu bakeneye ko babigiramo ubumenyi. Turasaba rero ko namwe mwazadufasha mukatuba hafi, tukatuganiriza abandi abahanga mu bwubatsi, abatekinisiye, ba rwiyemezamirimo ndetse n'abandi bose bafite ibitekerezo bitandukanye badusangiza. Umushinga wacu wa gatatu tuzakoranaho muri uyu mwaka wa 2022 kandi ni ugusura ibikorwa bigiye biri hirya no hino. Ni kugenda dusura ibikorwa remezo, tugasura imishinga, tugasura inganda, tukareba uko bakora, hanyuma ubumenyi dukuyemo tugenda tubwegereza abantu tubicishije no kuri urubuga rwacu. Ibyo nabyo tuzabikora muri uyu mwaka. Ubu rero iyo ni imishinga 3 tuzigaho muri uyu mwaka. Tubasaba yuko muzabana natwe kugira ngo uyu mwaka wa 2022 uzatubere umwaka wo kungurana ubumenyi. Niba rero wowe ujye udusura hano kuri urubuga rwacu utakora subscribe, turagusabye ngo ukore subscribe kuri urubuga rwacu kugira ngo abantu bose babone ibitekerezo, kugira ngo abantu bashaka gutanga ibitekerezo nabo babone yuko hano koko bahari babakurikiye. Ikindi kandi niba video zacu ujye uzireba ukazikunda, ujye ukora share bego n'abandi bibagereho n'abandi babikunde, ariko kandi ukoze kuri like nabyo byaba ari byiza cyane. Ariko ikingenzi cyane turasaba ibitekerezo byanyu ngo mujye mutwandikira hano hasi muri comments, muduhe ibitekerezo cyangwa se munaduhamagare kuri telefone, mutwandikire kuri email, ubundi turushaho kubana neza muri uyu mwaka wa 2022. Turabashimiye cyane rero, mugire umunsi mwiza.